Happy Hour with Friends on Ihahiro TV. Wari uzi ko Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiriho byose mu minsi 6 maze ikaruhuka ku wa karindwi? Reka tubirebe mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 31. Wari uzi ko kwihangana ugakomera ugasenga Imana mu byago no mu makuba bitera gutsinda? Reka tubirebe muri Yobu igice cya 42 umurongo wa 7 kugeza ku wa 16. Wari uzi ko ibyaha byanjye nawe byarijije Yesu? Reka tubirebe muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 35. Wari uzi ko na Yesu yabatijwe mu mazi menshi? Reka tubirebe muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17.